mutagatifu amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Inyigisho y'umunsi rero turayisanga mu ibaruwa Pawulo ntumwandikiye Abanyaroma umutwe wa 8 turahera ku murongo wa 18 tugere ku murongo wa 30. Havuga ikuzo dutegereje. Koko rero nsanga amagorwa y'igihe cy'ubu ngubu atagereranywa n'ikuzo rizatugaragarizwamo, ndetse n'ibiremwa byose birarekereje ngo birebe igaragazwa ry'abana b'Imana. Nubwo ibyo biremwa bitagifite agaciro atari ku bushake bwabyo, ahubwo ari kubw'uwabigennye atyo, biracyafite amizero, kuko n'ibyaremwe ubwabyo bizagobotorwa ingoyi y'ubushanguke, maze bigasangira ubwigenge n'ikuzo by'abana b'Imana. Tuzi neza ko n'ubu ibiremwa byose binihira icyarimwe nk'ibiri mu mibabaro yo kuramukwa. Nyamara si byo byonyine, ndetse natwe abahawe Roho Mutagatifu umuganura, turaganyira mu mitima dutegereje kugirwa abana b'Imana, ugucungurwa kw'imibiri yacu. Koko rero twarakijijwe mu kwizera, nyamara kureba ibyo wizera ntibiba bikiri ukwizera. Iyo umuntu yirebera aba akizeye iki kindi. Niba rero twizeye icyo tutareba ubu ngubu, twihanganire kugitegereza. Bityo niko Roho atabara intege nke zacu, kuko tutazi icyo twasaba uko bikwiye, maze Roho ubwe akadutakambira mu miniho irenze imivugirwe. Kandi nyir'ugusuzuma imitima akaba azi icyo Roho yifuza, kuko atakambira abatagatifujwe ku buryo buhujwe n'Imana. Tuzi kandi ko byose bihira abakunda Imana, ari bo yihamagariye ku bwende bwayo. Abo yamenye kuva kera yanabageneye guhabwa isura y'umwana wayo, ngo abe umuvukambere mu bavandimwe benshi. Abo yabigeneye kandi abo ngabo yarabahamagaye, abo yahamagaye kandi abo ngabo yabahaye kuba intungane, abo yahaye kuba intungane, abo ngabo yanabahaye ikuzo. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Impamvu rero iri jambo turivuzeho no kugira ngo duhumurizanye imitima. Mu by'ukuri turarushye, turananiwe, twasengeye indwara zinyuranye dufite, kandi koko turarwaye, turababara. Hari indwara nshobora kwibuka nkayivuga, ariko hari n'izo ntibuka. Hari indwara zijya kwa muganga zikamenyekana, ariko hari n'izibura mu malaboratwari bagashakisha indwara ikabura, umuntu agakomeza gutaka niha ababaye, ariko indwara yarabuze mu mubiri. Hari indwara umuntu afite, ndavuga mu bagenzi bagana mu ijuru, hari abafite indwara bashoboye kwivuza, ariko hari n'abafite indwara zananiwe kwivuza kubera nta bushobozi, cyangwa se kubera yuko abaganga baho uwo muntu ari bazinaniwe, bakavuga bati intege zacu zigarukiye ahangaha. Iyo rero tuvuga indwara, buri wese areba ku ruhande rwe. Hari uburwayi bukubabaza, hari uburwayi bumbabaza, n'umuvandimwe nuko rero akaba twese imibiri yacu iraniha. Turi mu miniho bavandimwe, turimo kuniha kubera yuko tutaragirwa abana b'Imana uko bikwiye. Mu by'ukuri nitumara kugirwa abana b'Imana, ntabwo tuzongera kurira, ntituzongera kuniha, kubera ko kuniha no kurira bizaba byavuyeho, kurira no gutaka bizaba bitakiriho. Haleluya. None rero bavandimwe bagana mu ijuru, Pawulo ntumwandikiye Abanyaroma ati ikuzo dutegereje. Koko rero nsanga amagorwa y'igihe cy'ubu ngubu atagereranywa n'ikuzo rizatugaragarizwamo. Nibyo koko, iri jambo ntabwo turi bwongere kuryinjiramo ngo turi bugimuzi nk'uko twabikoze, ko twararikoze pe. Iri jambo twaryinjiyemo muri audio zatambutse, ku buryo wenda waba yarinjiye muri izi audio vuba
ashobora kujya kuri YouTube, ashobora gusanga iyi nyigisho rwose iri mu nyigisho zatambutse mu bihe bya vuba byegereye umwaka wa 2020. Twayiganiriyeho rero tureba ikuzo dutegereje, tureba ukuntu ibiremwa byose birekereje. Niba hari umuntu utibuka uburyo twariganiriyeho, reka mwibutse uburyo twavuze tuti ibintu byose biraniha, ubinka zirakubona zikaniha, ibyatsi biraniha, mbese ibiryo biraniha, mbese ibintu byose biraniha kubera wowe. Bitegereje ko Nyagasani azavuga ati uyu n'umwana wanjye, none ukaba utakirya, bya bishyimbo bikongera bikaruhuka, za nka zikongera wenda zikabyara zikonsa abana bazo, utakigomba kuzirya. Mu minsi ishize hari umuntu twahuriye muri alimentation, aravuga ati ariko abantu natwe turakabya. Inka urayishoreye ugiye gukwa umukobwa, inka uyigejejeyo rwose inka irabyaye, inka barakamye, amata baraguhaye arakuryoheye, warangiza ukajya no kuyisaba inyama. Ubwo nene dukabya koko? Mbese inka turayikabiriza? Nicyo uwo muvandimwe yavugaga. Koko turakabya rero bavandimwe, twebwe Nyagasani yaduhaye nyine ubwo burenganzira kuri ibyo biremwa byose, ariko natwe dushyiraho n'akantu kagakabyo. Bityo rero bavandimwe, icyo nashakaga kuvuga nuko iri jambo twariganiriyeho tuvuga ukuntu ibiremwa byose birekereje, mbese ibiremwa byose biraniha, mbese byose birababaye, bitegereje ko tuzagirwa abana b'Imana. Bavandimwe rero, iki ni igihe cyo gutekereza ku buzima bwacu, tukareba ko niba tuzagirwa abana b'Imana koko. Ese koko uko kugirwa abana b'Imana turabitegereje? Ese koko tuzagirwa abana b'Imana cyangwa tuzagirwa ibicibwa? Kubera ko icyo gihe nikigera, ikuzo dutegereje igihe rizigaragaza, hari n'abandi bazabizahariramo, hari n'abandi bazabibabariramo. Bityo rero nk'uko Pawulo abivuga, nje mbona ko amagorwa y'iki gihe turimo adakwiriye no kugeranya adakwiriye mbese no kuba yageranywa n'akaga gategereje abatarakoreye Imana. Kuri twebwe tuzagaragarizwamo ikuzo nabyo biracyakomeye, ariko no kubazakubitwa nabyo bizaba ari ibibazo bikomeye. Ku buryo rero mvuga nimureke twakira ugushaka kw'Imana. Nivuga iti ndaje, tuzumve ko Imana ije. Nivuga iti ndacyari kwisuganya, tuzumve ko Imana iri kwisuganya. Ariko nidushake kwiza noneho ngaho kubera ko ari twebwe tubishaka. Bavandimwe tugana mu ijuru, iyi mibiri twikoreye, iyi mibiri twambaye irababara cyane. Ngaho ndasitaye, ndakomereka, ngaho se ndwaye urutoki sinsinzira. Abantu rero bajya bavuga ngo yewe ngaho kurwara ngo urutoki ngo narwara iryinyo, burya nta ndwara nimwe yoroha. Uwo muntu arwara urutoki rukamubabaza. Mu minsi ishize umuvandimwe arambwira ati sengera umuvandimwe wanjye arwaye urutoki. Urutoki twararusengeye pe. Kubera iki? Umuntu yarwaye urutoki no gusinzira bikanga. Umuntu arwara iryinyo, gusinzira bikanga, kararahagaze. Umuntu arwara ijisho bikaba icyo ngicyo. Umuntu arwara ino bikaba ibibazo bikomeye. Umuntu arwara ukuboko, reka nta hantu namwe ku mubiri hatababaza. Ku buryo abantu bajya bavuga ngo iyaba twagiraga ubumwe nk'ubw'umubiri. Burya ino iyo ribabaye umubiri wose ugira umuriro, ugasanga ibintu byakomeye rwose kubera ko ino ryababaye. Urutoki rwababara umubiri wose ukagira umuriro, mbese amagangiri agahaguruka, ibintu bigakomera, mbese ugasanga umuntu arimo kugenda rwose ababaye kubera ko aba arwaye urutoki. Bityo rero icyo nshaka kuvuga abavandimwe, natwe turi ingingo z'umubiri umwe, twari dukwiriye kuba twuzuzanya, twari dukwiye kuba dukundana, umwe yababara n'undi wese akabyumva. Ni nacyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo mubabarane n'abababaye kandi mwishimane n'abishimye. Haleluya. Ni ukuvuga rero ngo nk'ubu iyo umubiri wawe umeze neza, ntaho arwaye, wumva umeze neza ahantu hose, umutwe umeze neza, ijisho riba rimeze neza, ariko iyo hagize ahantu harwara, za ngingo zose nazo zirabyumva. Gasanga umuntu wese yaryamye kandi wenda yarwaye iryinyo. Kubera iki? Umubiri wose wabyumvise, uravuga uti natwe ntago turi bukore umuvandimwe wacu iryinyo afite ikibazo. Iyo umubiri wose ukaryama, umuntu akaryama ukabona kubyuka byanze, mbese ukabona ko ari ibibazo. Kubera iki? Umubiri wunze ubumwe. Bavandimwe rero tugana mu ijuru, dukwiriye kujya twumva yuko ubuzima turimo atari ryo herezo,
dufite ubuzima bwiza buri imbere yacu. Ni ukuvuga ngo ari ikuzo rizatugaragarizwa mu uyu munsi, ntabwo turi kubona iryo kuzo uyu munsi, ntabwo turi kuribona, koko turababaye, turananiwe, bamwe bararwaye, abandi bararwaje, abandi bari gupfa, abandi mbese bimeze nabi. Umuvandimwe yambwiye ku manywa, yarambwiye ejo, arambwira atariko ati ndi gutekereza ababyeyi barwaye coronavirus, umwana agaheruka papa ajya kwa muganga, noneho kubera ko abantu ba coronavirus bapfa ntibanashyingurwe n'ababo, noneho umwana akazaheruka papa yagiye kwa muganga, ntiyamenye ngo byarangiye biti, ntiyamushyinguye ngo byibuze ngo amenye ngo papa birarangiye. Urumva atari akaga? Urumva atari umubabaro muvandimwe? Hari igihe rero hafatwa papa na mama ugasanga nyine bibaye ibibazo. Erega iki kintu dukwiriye kugitekerezaho tukagisengera mwa bavandimwe banje mwe, tukumva ko atari ikintu gisanzwe, tujye tubabazwa n'iki kintu kiri gutwara abantu kandi kikabatwara mu buryo navuga ngo butiyubashye. Impamvu uvuga ko ari mu buryo butiyubashye nuko kitavuga ngo noneho ubwo uyu nguyu yagiye reka basome misa bamusezereho bamushyingura uko bikwiye. Reka da, indwara rero zo muri iyi minsi ntabwo zigishaka ko banashyingura abantu. Ebola nayo yaje ari ikintu kimeze gutyo, ikurikiwe n'iki ngiki cya coronavirus nacyo kidashaka ko abantu bashyingurwa. Ibintu birakomeye. Abavandimwe rero tugana mu ijuru dukwiriye kureba kure tugatekereza ku bihe turimo. Hari umuvandimwe umwe twaganiriye mu minsi ishize, arambwira ngo cyakora ngumva ko bavuga ngo ibintu biradesova cyangwa abantu badesova abandi. 2020 desovye isi rwose. Abantu bari bafite vision 2020 mu Rwanda, twayiteguye rwose kera vision 2020, none dore icyo vision ituzaniye. Ubwo arambwira ati dore uyu mwaka ugitangira habaye ibi, mbese kugeza muri uku kwezi kwa kane hamaze kuba ibintu bibi byinshi muri vision 2020, kandi twebwe tureba muri vision ntabwo twatekerezaga ibibi, twe twitekererezaga ibyiza. Ariko Imana kuko ari yo mugenga w'ibihe, haleluya, aho ngaho niho nshaka kugira ngo turebe. None umugenga w'ibihe twateguye 2020 aratureba aravuga ati ni mu bitegura, ariko ngewe ndi hejuru ya byose. Buriya yaraturebaga akavuga ati mwabibura bwenge muri gutegura 2020, kandi rwose ntabwo tuzi icyo yavugaga. Ariko iyo nkoresheje iyo terme ntabwo ari ukuvuga ngo ndashaka gutukana ko turi bibura bwenge, ariko niko Bibiliya ivuga. Ngewe nasubiye mu magambo ya Bibiliya kandi ndizera ko ntawe bikomeretsa. Buriya kwigisha biragoye, biba bisaba nyine no kwisegura kugira ngo atagira uwumva ko ari we wagambiriye kubwira, akaba yatekereza ko ari ikindi kintu kibyihishe inyuma. Ntacyo. Vision 2020 niyo nivugiraga. Abantu benshi mu minsi ishize bagendaga abanyamakuru batembera hirya no hino babaza abantu Vision 2020 uyakiriye ute. Umujene ati rwose ati vision iramemukiye, ati nge nezi ko muri vision nzaba mfite imodoka yanjye bwite, mfite umugore, ati none vision 2020 ije noneho n'akazi nakoraga ntakigafite, ati noneho no kugura ibiryo ntabishoboye. Ngiyo vision 2020. Abantu rero bayitekerezagamo byinshi byiza, ariko nayo yabigisha. Yazanye mbese ubukana bukakaye, ariko ije mbese ije kurangiza ibibazo, niko navuga. Ibyinshi rwose irimo kubizambye, ariko nubwo bimeze gutyo ntabwo tukwiriye gucika intege, kuko ibi byose ijambo ry'Imana ritubwira ko bigomba kubaho, ariko si byo herezo. Iyi vision 2020 rero ituzaniye agashya, amateka mashya. Ituzaniye igihe kitagira misa, icyumweru gitagatifu kitagira imihango mitagatifu. Ngewe iyi vision nibwo nayibona. Mbese iyi 2020 ijuru umwaka udasanzwe. Iyi ni vision koko. Iyi ni vision itari y'abantu ahubwo y'Imana, aho Imana yatwicaje ikavuga iti ngaho ni mwicare muganire. Mu minsi ishize umuvandimwe yarambwaterega ati ubusinyiryama ngo nsinzire, ati mba ndi gutekereza ku buzima. Nkamubwira rero se uretse ko abantu mukunda gutekereza, ubundi gutekereza gute? Urundi se reka tuvuge wenda niba ari amafaranga ubuzi, uwayaguhaye akoresha iki ubu ngubu? Ati ntacyo. None se uri gutekereza ngo bigende bitereka. Rero nkubwira ikintu kigomba kuguhoza umutima, si wowe wenyine n'urwa bose, twese twicaye mu ngo. Ntawe ukwiriye gusaba undi ngo amubwire ngo yewe ngo ntabara ngo ibyiwanjye bimeze nabi, ngo wenda ngo wowe umeze neza. Umeze neza se wowe urakora?
ntabwo bibaho. Twese tugomba kureba kimwe, ntihabeho kwireba, ntihabeho kwikunda, ahubwo twese turebe mu cyerekezo kimwe, dusange ko coronavirus twese yaratwicaje. Cyakora hari umuvandimwe duherutse kuvugana arambwira ngo we ahantu ari baracyakora akazi karakorwa mbese nk'uko bisanzwe nta kibazo. Ndavuga niye waho niho hake hasigaye ku isi, naho ubundi amakuru yose arahindutse. Ubu ni coronavirus ahantu hose, aho winjiye hose biratangaje. Mu minsi ishize nagiye mu mujyi wa Kigali, ariko biratangaje. Hari ahantu inshuro natuye mu mujyi igihe cyose maze, kuko uyu mujyi ngumazemo imyaka irenga 20, ariko igihe namaze mu mujyi hari ahantu ntigeze mbona hari abantu bake, byibuze ngo babe wenda ari bake bishoboka, ariko ubu nta n'abantu bari mu muhanda. Havuga ni coronavirus izanye udushya gusa izanye udushya, izanye aho abantu bagomba kwicara mu ngo, mbese ugasanga birakomeye. Hari umuvandimwe nawe wampaye ubuhamya aravuga ati coronavirus nubwo atari nziza, ariko umugabo wanjye nta kibasha kujya kunywa inzoga, nawe ubundi buri gihe yabaga yasinze, none ubu ntafite aho azigura. Icyo rero ukumva ko ari ikintu cyiza ku ruhande rumwe, kuko iyo atanyoye wenda mushobora no kuganira mukajya inama. Hari abantu batanywa nyine bakaba babi akadakara, ariko kameme niko bimeze. Hari n'utundi tuntu nyine bagenda nyine mu buryo bwo gusetsa, ko abantu babonye umwanya wo gutekereza n'ibisekeje bagasetsa. Nuko hari akandi kantu rero nabonye umugabo wari yafashe umugore ari kumukubita, amubwira ngo kuki uti ari warigeze umbwira ko igikoma kiryoha. Nibwo yarakinye, bivuga ngo ntabwo yaherukaga kunywa igikoma. Hari ukuntu nyine abagabo baba bazi ko ibikoma ngo ari iby'abana, yari yararetse kunywa igikoma, none ubu kubera kwirirwa mu rugo asigaye anywa igikoma. Hari n'undi wampaye akantu n'ibintu biba bisekeje nyine, umugore ari kwandikira mugenzi we aramubwira ati ariko atuzi ibintu coronavirus yankoreye mu rugo, ati umugabo asigaye rwose yirwa mu rugo atambaza ibintu buri kanya, ati mbese bimeze neza, ati yewe ati burya baradukoranaga. Uko umugore ari kubwira mugenzi we ati burya umugabo wanjye yari afite indi habara sinabimenyaga, akaza rwose akanyereka rwose ko ananiwe kubera akazi, ati naho kumbe nawe aracyafite imbaraga, ati ubwo njye nari nzi yuko rwose ari umuntu udafite n'agatege, atari ko aho yicariye mu rugo ati simpumeka. None ndavuga ati ceceka, ati ngeweho ngiye gupfa, ati rwose. Ubwo rero abagore barasingiza coronavirus bakavuga bati byibuze yatumye twongera kubona abagabo bacu, ni icyo twari twarabuze nuko turongera turakibona. Abagabo nabo bati byibuze yatumye tumenya cyane cyane burya ku bagabo wenda bo muri Afrika nibo mbavuga, ntago bo basingiza coronavirus kurusha uko abagore bayisingiza. Abagore baravuga bati kubona umugabo asigaye yirwa mu rugo ibintu bitigeze bibaho, naho umugabo nawe akabavuga ariko si ibintu byo kuba mu rugo rwose ibuse koko nta gacupa naki. Usanga abagabo benshi ari icyo kibazo bafite, ndetse ugasanga birwa batembera bashakisha aho babona mbese uko basohoka mu ngo. Bivuga iki rero? Bivuga ngo iyi vision 2020 yazanye andi mateka mashya. Nicyo navugaga, ni ukuvuga ngo hari ibishya byaje muri vision 2020. Ikuzo rero dutegereje niryo ryatumye tuvuga kuri aya magambo, kandi impamvu wenda ntagiye mu muzi w'iri jambo nuko twariganiriyeho nabivuze, ahubwo ndi kugerageza gusobanura ibihe turimo n'uburyo tugomba kwitwara. Ibi bihe turimo rero ntago ari ibihe byoroshye, mu by'ukuri ni ibintu biremereye umwana w'umuntu. Birumvikana biremereye bamwe ariko byoroheye abandi. Hari nk'abo bantu bari kuvuga bati ahubwo ibi bihe birakaba. Ubundi mu Kinyarwanda nibo bavuga ngo byago ntugahore ariko ntukabure. Ibyago rero iyo bije burya bituma umuntu yikebuka akitekereza. Hari umuvandimwe twigeze kuganira avuye mu buroko mu nzu y'imbohe, aravuga tumva ati umugabo wese namwifuriza guca hariya hantu ariko ntahatinde. Burya umugabo waciye hari ahantu agaruka atakiri wa mugabo wa wundi wo bwiyemezi wagatuza kareze we burya yagabanije. Burya n'umugabo uzava hari ahantu akaza areza agatuza, ujye umenya ko yatajyayo none yari kukageza no muri metero hari 10 imbere ye yarakareze cyane, kuko hari ahantu hatuma agatuza kagabanya amarere, hakagabanya amatwara, kuko uba wamaze kubona ko hejuru yawe hari abandi bafite imbaraga kukurusha.
nuko rero bavandimwe Pawulo intumwa aratubwira ati ibiremwa byose birarekereje bitegereje uko tuzagirwa abana b'Imana. Ni ukuvuga rero ngo naho twaba tubabarira muri iyi si, ariko igihe Nyagasani azigaragaza aje gutwara itorero, ni ukuri tuzagororerwa. Haleluya, tuzagororerwa. Niyo mpamvu nongera kubabwira ni mwihangane kandi muhumure. Iki ni igihe cyo kwihangana no gushyira iryinyo ku rindi. Buryo bakubwiye bati ushyira iryinyo ku rindi, ni ukuvuga ngo ihangane cyane, urababara. Ntabwo Nyagasani Yezu avuze ngo bana banjye ngo murarizwa n'ubusa ntimubabara. Aravuga ati ndabizi ko mubabara, ndabizi ko munaniwe, ariko nimwihangane. Haleluya, nitwihangane rero tumutegereze. Iri ni ijambo rikomeye, iki ni igihe gikomeye cyo kubera amaso ubugingo bwacu. Haleluya. Bityo rero bavandimwe tugana mu ijuru, ntabwo dukwiriye guheranwa n'agahinda nk'abadafite Imana, nta nubwo dukwiriye kuguma kureba mu cyerekezo navuga ngo kitarimo imvura, kandi tubona ahubwo ikirere cy'iwacu kirimo akavura gakeya. Bityo rero icyo nshaka kuvuga ni uko tugomba kugira ibyiringiro muri Yezu. Haleluya, tukagira gukomera muri Yezu, kuko Yezu ari we udushoboreye byose. Rero tuzagenda tuganira gake gake ku mashimwe abavandimwe bagenda batambutsa, kuko arahari. Umuvandimwe ugana mu ijuru yaravuze ati umfashe gushima Yezu, mvuye kwa muganga nsanga ya diabete nari mfite ntwite yarakize. Uribuka ko Yezu yari yaranyemereye kuyinkiza. Ndamushimye ni ukuri, kandi nawe warakoze kubibwira Yezu, ndetse nyuma ukampa message Yezu yari yaguhaye. Ndagukunda, ndishimye cyane. Haleluya, amen. Ayo magambo rero umuvandimwe ayanditse avuye kwa muganga. Nibyo yari atwite, hanyuma mu gihe yari atwite yagize complication, cyangwa se navuga ngo ibyuririzi byo gutwita bizamo na diabete. Ngewe nagize icyuririzi cyo gutwita cya hypertension, nticyagenda n'uyu munsi ndacyaguguranya nacyo. Hari igihe kigenda umaze kubyara, ariko hari n'igihe kitagenda. Rero uyu muvandimwe irishimwe rifite imbaraga, ko ngewe mufasha gusenga, nuko nari nzi umubabaro wabyo. Kugira hypertension utwite, kugira diabete utwite ni ibintu bikomeye cyane. N'izindi ndwara birumvikana ntabwo arizo zonyine. Nge navuze hypertension kuko nayibayeho utwite, byari ibibazo bikomeye, kugeza aho bambwiraga bati ubu tugiye gushyira kuri surveillance umwana kugeza ubwo agira ibiro bikwiriye, tugahita tumugukuramo kuko tension ntiyamanukaga. Ibyo niko byagenze. Kandi ubwo uwa mbere we namusamye muri tension, donc nagize iyo ntwite, iyo nsamye ngira ibyo bya palpitation cardiaque, ariko noneho palpitation no kuvuga ngo mbese umutima ugatera nabi, ariko noneho byazagera igihe bikinormaliza nyine bikagenda neza. Icyo gihe rero byarakomeje, birakomeza biranga, kugeza ubwo nagiye no kubyara tension ikirimo, biba ngombwa ko bankorera cesarienne ku mwana wa gatanu. Ubwo mfite abana 6, kandi zere yuko wenda abavandimwe mu kibyibuka. Ku mwana wa gatanu rero bankoreye cesarienne, ku mwana wa 6 nabwo bankorera indi. No kuvuga ngo abana 2 banyuma nababyaye kuri cesarienne, kandi abandi narababyaraga neza kubera hypertension. No kuvuga ngo yaje ari nk'icyuririzi, icyo gihe nari ntwite, ariko yanga kugenda. Uyu muvandimwe rero we yagize icyo kibazo, haza mbese icyo kintu cya diabete, ariko yarakize. Nukuri Imana ihabwa icyubahiro. None rero reka tumufashe gushima, kandi iri shimwe twumve ko ari shimwe rifite imbaraga, kubera ko uyu muvandimwe yarababaye cyane, yarahangayitse avuga ati nzabigenzane, ariko Yezu yaramukije. Haleluya, shimwa Nyagasani Yezu. Shimwa Yezu, amina. Turagushimiye cyane. Undi muvandimwe nawe ati ngo ariko binyuze muri audio, mama wanyigishije koroha, guca bugufi no gusengera mu mutima byaratsinze shitani, ubu yaraneshejwe. Amashusho yasubiye mu mwanya wayo, amashapure mu cyumba arahari, rozari nyivugiraho nshatse mu rugo rwacu ndetse no mu cyumba. Uyu ni umuvandimwe rero wari ufite ikibazo gikomeye cyane cy'umugabo utarashakaga mbese no kumva wowe n'izo audio n'ayo masengesho, mbese byari ibibazo bikomeye. Ariko ngo binyuze muri audio, mama wanyigishije koroha,
kuko hari igihe tugira ibyo bibazo ariko kubera ko natwe tutoroshye. Umuvandimwe yaragiye aroroha aca bugufi, noneho umugabo nawe aragenda aca bugufi, ageze ubwo uyu munsi aho bigeze rero kubera guca bugufi ngo ushitani yaratsinzwe, amashusho yasubiye mu mwanya wayo, amashapure mu cyumba arahari, rozari nyivugira aho nshatse mu rugo rwacu ndetse no mu cyumba. Urumva nibi ni umutsindo ukomeye cyane. Nkawe mama, nanjye ndashima Yezu ko ndi umugatolika. Ndashimira Yezu wangaruriye abana bose bari barakurikiye papa wabo, ubu tukaba turi kumwe dusengana, kandi nawe akabakangurira kunyumvira no mu byo gusenga. Ndashimira Yezu wamutandukanyije n'umupasiteri wahoraga amushuka yishakira indonke, agahora amwumvisha ko nayobye ko nsenga ibishushanyo. Yezu ndamushimira aho amugejeje amugarura. Amashimwe yanjye ni igitabo kinini cyane, reka mbe mpiniyaha. Yezu aduhana umugisha twese. Haleluya. Imana iguha umugisha muvandimwe. Amashimwe abanza nayo tuzayasoma, humura ntugire ikibazo kuko nayo arahari ndabizi, kuko hari ukuntu umuvandimwe atanga amashimwe ariko nyuma yaho akaza gutanga andi nyuma. Reka turebe ishimwe rye rya mbere ritangira, ndarifite naryo. Aravuga ati, nanjye amashimwe yanjye ni maremare, harimo ko Imana yandinze indinda n'umuryango wanjye wose, mvuka ku babyeyi papa na mama n'abavandimwe tuvukana twese turacyariho. Iryo ni ishimwe rikomeye, mpora nshimira Yezu. Uko turije n'abavandimwe tuvukana, Yezu yadushingiye ingo arazikomeza, aturindana n'ibyuzuzo byacu, aduha urubyaro, aduha n'ibyo dutunga, n'ibyo kudutunga aturinda, nta n'umwe uratuvamo. Ni igitangaza pe. Ikindi nibyo ni igitangaza, ibi ni ishimwe rikomeye. Ikindi ndashimira Yezu wantoye akampa n'ababyeyi ba roho, papa na mama, akampa n'abavandimwe ba roho tugendana nk'abakunda. Ndashimira byinshi rozari yagiye inkorera, harimo kunyubakira urugo shitani yaragambiriye gusenya. Nabaye mu kigeragezo cyo kudahuza idini n'uwo twashakanye, ariko binyuze muri audio ku nama nakugishije mama, Yezu yanshoboje kukibamo neza. Umugabo yambuzaga gutegura amashusho matagatifu no kutambara ishapure ngo nyinjirane mu cyumba turaramo, kandi mbere yuko ajya mu barokore ntiyabimbuzaga. Byarangoye cyane, nkumva nta mwumvira rwose. Ubwo rero niwe yakomereje. Atariko binyuze muri audio mama wanyigishije koroha, guca bugufi no gusengera mu mutima, byaratsinze. Ushitani yaraneshejwe, amashusho yasubiye mu mwanya wayo, amashapure mu cyumba arahari, rozari nyivugira aho nshatse mu rugo rwacu ndetse no mu cyumba. Imana ihabwe icyubahiro. Rero iri ni ishimwe rikomeye cyane. Uyu muvandimwe yarababaye cyane ariko Yezu yaramutabaye. None rero turi mu mashimwe, turi mu kuganira ariko turi mu isengesho. Mubwire abavandimwe bashaka ko dusenga nabaze tujye ku mavi, nta bya bindi byo kuzambwira ngo none se ngo ngiye ngo ko naje ngo isengesho ryaratangiye ngo ngire ne, uzafatiraho rigereye. Kandi nawe wundi umbwira ngo none ngo ndagushaka ngo rwose ngo ndambure ibiganza, ndi kubirambura mu isengesho nubwo tari kundeba. Mbese muri make ndagira ngo ikora na virus itaza kuza igasanga tukikoreye amadeni, ikazadutwara tugifite amadeni. Nkaya nafite ideni ry'uko wagombaga kunsura kandi nakwemerera ko nzagusura, none oya ndi kugusura muvandi, mbabarira wakire visite yanjye, naje nagusuye, twasenze nicyo washakaga, reka dusenge, ajya ku mavi dusenge. Kandi ndifuza ko buri wese muri isengesho agira umwanya wa meditation, akagira umwanya wo guca bugufi. Mbese tujye dusenga nawe uri mu isengesho, apana kuba iri noneho ntabwo izi ari audio zisanzwe, ntabwo ari nka kwa kundi bajya gushyiramo audio ngo wumve. Oya, byahindutse, ubu twinjiye muri gahunda y'isengesho. Niyo mpamvu rero tugomba kugenda neza. Nawe ukajya ufata akanya, wenda niba wayumvise uri mu modoka ariko ujye unafata n'akanya wongera usubiremo utuje, kugira ngo nawe ugire aho uganira na Yesu. Imana iguhe umugisha rero, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena.